Hello guys, mumeze neza, nanjye meze neza. Aho bitameze neza wowe sana mwihangane, ejo bizagenda neza. Ni Joe mode nk'ibisanzwe, nabazaniye modeli nziza noneho zidasanzwe zo mu bitenge bita Kent Gold. Ni bishyashya, abantu benshi bashobora kuba batabizi ariko ni byiza cyane. So nk'ibisanzwe niyemeje kuzaza mbaha amamodeli atandukanye ko abantu bagiye babinsaba, ni gute twaba tubona modeli kucuruza imyenda. So rero uyu munsi nabahitiyemo igitenge cyitwa Kent Golden Kate. Ni cyiza, ni gishyashya kabisa, ntabwo birasabagira ahantu hose, rero wafatirana kabisa. Rero reba modeli nabazaniye ni nziza, ushobora kudodamo like gutya nk'ikanzu, ushobora kudodamo ku bantu batoya, ushobora kwidoderamo ikintu nk'iki ngiki ukacyambara kandi ukagenda umeze neza. Rero ngiye icyo mbasaba ni ukunshyigikira tukabana muri video za buri munsi. Ndaza mbashakira amamodeli kabisa ewana, abantu banjye ndashaka ko muba mumeze neza kandi mudahenzwe kandi mukambara neza. Apana kwambara ibintu, ni ukumenya ibintu bigukwiriye. Ubu nicyo cyiza, kumenya ibintu bikubereye, bibereye kara yawe, bijyanye na kara yawe kusa, urumva, bijyanye nuko na size yawe. Ntabwo ibintu byose, ibintu bihenze ntabwo ariko byose byakubera, ariko menya size yawe, umenye umwenda ujyanye na kara yawe, ibyo ngibyo bizagufasha. So ushobora kugura n'umwenda uhenze ariko kubera ko utazi your size, your skin, uko kara yawe isa. So byose rero birakonta kandi birajyana. So hano rero uko waba umeze kose, ngenda ndanagufasha nkakubwira ni karingi n'umubiri wawe bishobora kujyana. Ibyo ngibyo ndabyiyemeza kabisa kandi nabigukorera. So reba nka kino cyatsi ni cyiza cyane, biba bivanze gutya byose, akenshi kiba gifite ahantu h'ibara rimwe n'ahandi, ku buryo nyine umutayira umubwira uko ubishaka akaba ariko abivanga bitewe n'igitenge umwenda cyangwa n'igitenge uko kiba giteye. So icyo mbasaba ngiyewe mume amahirwe cyangwa mume umwanya, zaza mbahereza ibintu byiza, amamodeli meza, abamama, abajeni mama, abakobwa, yewe ibintu byose muzaza mushaka hano kuri Joe Mode muzaza mubibona kabisa. So ndabakunda, mujye musharinga, mushigikire, mukore like, share na comment. Reba nk'iyi kanzu ukuntu ari nziza, ngewe yanyishe kabisa. Ni nziza kabisa, ni akamodeli keza kandi kari kakajene nyine keza kabisa, wakambara ukumva umeze neza, wajya mu kirori ukumva ni sawa kabisa, kandi ibintu bitari basa bose cyane. So nababwiraga ngo mushigikire, mubane nanjye muri video za buri munsi. Nutabonamo hano akamodeli ukunze, kora subscribe, ubutaha muri video nzakora ushobora kuzabonamo akawe. So don't worry, sharinga, ukore comment, mungire inama, mumbwire ngo icyo dushaka ni ibingibi, I'm ready to serve you. So ndabakunda, rero navuze ni reka mbavangiremo n'ibitenge bisanzwe ku bantu nyine bakunda kurimba ibintu bya African mom mwese. Rero hano kuwakambara kandi ukaba umeze neza, n'iki ngiki ku bantu batoya cyakubera kabisa, atari ukuvuga ngo n'abakobwa mwakora bana mwakambara igitenge kandi biterwa burya nuko wakidodesheje, wacyambara kabisa. Reba nk'aka ngaka ni keza ku bajeni mama, ni keza cyane. Rero ndabakunda, mujye munshigikira, mukore subscribe, mukore share, mukore like ku nshuti zanyu zikunda kwambara neza, zikunda ibintu by'ibisirimu. Yemeze kuzaza mbashakira amamodeli yose washaka kandi ukambara ukaba utahezwe, ukaba wambaye neza, wambaye ibintu biri unique, wakoresheje uko ushaka. So ndabakunda, nakagaruka muri video itaha. Nizeye ko mwakoze subscribe, tujye tubana buri